zasanga Mariya nicyo nifuza iteka nzajya kumureba nicyo kinkomeza nzajya kumureba niwe Yesu yampaye wambera umuvyeyi nanjye mba umwana we zasanga Mariya mu bwami bw'ijuru niwe niringiye niwe tuzabana nzajya kumureba. Reka tubasuze mwese mudukurikiye tubifurize amahoro y'Imana mwebwe musanzwe mudukurikira kuri iyi chaîne mubwire ngo banza ukande like ndetse unakande subscribe niba utarayikanda unoherereza abandi niba ubutumwa bugufashije cyangwa se hari aho bukuye hari agatambwe butumye utera. Reka nsuze abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda abari mu by'ukuri muri East Africa, muri Afrika, Uburayi, Aziya, Amerika, mwese aho mudukurikiye muri mwumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se muziranye n'abanyarwanda cyangwa se mwarabaye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mwumva ikinyarwanda aho uri hose, gira amahoro y'Imana. N'abandi baratwumva ariko namwe nimugire amahoro y'Imana. Imana rero nyiri ubuntu, Imana nyiri imbabazi, mwese nibareba n'impuhwe. By'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali abari Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo no mu Majyaruguru, abari i Burundi, abatwumva bari mu gihugu cy'u Burundi, abatwumva bari mu gihugu cya Congo, Tanzania, Uganda, Kenya, wherever in Africa, aho muri hose nimugire amahoro y'Imana. Uku kwezi mu by'ukuri abakristo gatolika cyangwa se abantu benshi muri rusange barizihiza umunsi wa Bikira Mariya. Kuri 15 z'ukwa munani ni umunsi abakristo gatolika bahimbazaho umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Iryo ni ihame ryatangajwe mu gihe runaka na papa runaka. Ibyo ntabwo aribyo bituzanye, nje kubabwira amasomo ushobora gusanga amasomo 20 yose ushobora kwigira cyangwa se umuntu wese yakwigira kuri Bikira Mariya dushingiye kuko Bibiliya imutubwira. Kandi tumusoma kenshi mu bukwe bw'Ikana, yagiye gusura Elizabeth ari munsi y'umusaraba. Ibi byose ni ibintu dushobora kumwigira waba umwemera cyangwa se utamwemera. Nta muntu uguhatiye kwemera amabonekerwa, ariko nibura ese Bibiliya imutubwiraho iki? Bibiliya imutubwiraho iki? Uyu mubyeyi wabyaye Yezu, Bibiliya imutubwiraho iki? Reka tuze mu kanya tubibavire imuzi n'imuzingo nahamukanye. Dore amasomo umuntu yakwigira kuri Bikira Mariya ukurikije uko Bibiliya imuvuga cyangwa se uko Kiliziya imwubaha. Isomo rya mbere dukwiye gukura kuri Mariya, kuri Bikira Mariya, isomo rya mbere ni ukumvira Imana nta kuzuyaza. Kumvira Imana, kwizera Imana. Mariya Gaburiyeli yaraje aramubwira ngo uzabyara Yezu Kristo. Ati se nzabigeza gute kuko nta mugabo mfite? Ati Roho Mutagatifu azaza
akubundikire ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu ubwenge bwa muntu ntabwo bwabyiyumvisha, ariko we kuko yari yizeye Imana, yari azi ko Imana ishobora guhindura, ishobora gukora ibintu mu buryo bwayo bigakunda, yahise yemera ati ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirweho. Natwe rero ntabwo dukwiye gushidikanya ku bushobozi bw'Imana, ku bubasha bw'Imana. Rimwe rimwe turirwanirira, ese biragenda gute? Ibi ngibi binatuma abantu biheba. Nyamara Bikira Mariya we yahise avuga ati Imana ndayizeye, izi uko izabigenza, ibyo ushaka bingirirweho, icyo ushaka kimbeho, byose bimbeho nk'uko bivuze. Rero Bikira Mariya atwigisha kwemera Imana, kwizera Imana, nta gushyiramo ubwenge bwacu. Imana izi uko izabigenza, ubuzima bwose Imana izi uko izabigenza, kandi kuba urimo ntabwo ari impanuka, ni Imana. Niba uri mu buzima runaka utishimiye, byose dukwiye kwizera Imana ko ifite uko izabigenza. Turekeraho kwirwanirira, turekeraho kwishakira ibisubizo, ahubwo tubwire Imana, twizere Imana yo rukundo n'impuhwe, yo izi byiza, izi icyo ishaka kuzatugirira, maze urebe ukuntu ubuzima bwacu butworohera. Turekeraho kwirwanira rero. Imana n'umubyeyi wacu yandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Wowe uri mu bigeragezo runaka, ufite ikigeragezo kikurwaje umutima, ikigeragezo gituma udasinzira, ikigeragezo wibaza uko bizagenda, Bikira Mariya kubera urugero rwo kuvuga ngo icyo ushaka byose bimbeho nk'uko bivuze. Iryo ni isomo rya mbere dushobora ku Mariya yemeye ubutumwa bw'abamarayika, bwa marayika agira ati ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. Natwe rero twige gutega amatwi Yezu Kristo, kandi icyo atubwira tugikore nta kujijinganya. Isomo rya kabiri, muranyihanganira ntabwo meze neza, ariko bisaba ngo byose nyine hari ukuntu ngira iyo nje akenshi muri studio gutya, mubona ibikorwa tumaze igihe dukora, nkunda kugira ikibazo cya grippe nanjye, kandi iyo ntari muri studio nta kibazo ngira. Rimwe na rimwe nkibaza imbaraga zibiri inyuma, ariko Imana izi uko izabigenza. Nibyo turimo tuvuga umugani wa Bikira Mariya. Imana izi uko izabigenza. Ububabare urimo, ubyago urimo, agahinda ufite, gutereranwa n'abantu, wibaza ukuntu bizagenda. Imana yonyine niyo ifite ubushobozi bwo kuguhindurira amateka, kandi iranabishoboye. Yewe Imana irashaka kubaho wishimye. Sinazanywe no gucira isi urubanza, ahubwo nazanywe no kugira ngo isi ibone agakiza. Ibyo ni Yezu ubivuga. Isomo rya kabiri rero, twumvise isomo rya mbere ko ari ukumvira Imana nta kuzuyaza. Abantu bagiye biga bakagira ubwenge runaka, rimwe na rimwe bagapinga Imana, cyangwa se bagera ku bintu runaka bagatangira kwirata ubwenge bwabo. Oya, Bikira Mariya twigishe kumvira Imana ndetse nta kuzuyaza. Isomo rya kabiri ni ukugira gute? Ni ukwicisha bugufi, guca bugufi. Niba utanemera Bikira Mariya cyangwa se Mariya, basi tugira icyo tumwigiraho, guca bugufi. Yiyumvaga nk'umuja w'Imana, atirata cyangwa ngo yishyire hejuru. Njya nibaza, yaza kuba ari nka Bikira Mariya yaza guturuka mu Rwanda iki gihe, byongeye reka turebe yavuga gute. Iyo umubyeyi afite umwana we, tuvuge minisitiri w'intebe, mwaranze kuvuga perezida wa repubulika, iyo umubyeyi wa perezida cyangwa se umubyeyi wa minisitiri w'intebe aba yumva yagenda, bamuhaye na disikuru hose, yagenda bivuga ati ndi mama wa prime minister, ndi mama wa perezida wa repubulika, ninge mama wa gitifu, ndi mama. Nyine
ukumva wabyiyemerera bigatuma unishyira hejuru ukagira nawe urenganya witwaje umwana wawe. None Bikira Mariya we abwiye ko azabyara Yezu, ntabwo agiye kubishyira kuri status, yaba ari iki gihe ari kubishyira kuri status, akabishyira kuri Facebook ye, akabishyira ku mbuga nkoranyambaga ze. Ariko Bikira Mariya guca bugufi, ndi umuja wa Nyagasani, ntacyo nakiratana, mbikesha iki kugira ngo abe ari njyewe utoranywamo kuzaba nyina w'umwami. Guca bugufi, nubwo bagushyira ku iposita runaka, nubwo watera imbere gute, wikwishyira hejuru, ca bugufi. Hano aratubwira ko guca bugufi uko ugenda ukomera. Umva yari umugore utazwi, utamenyekana mu muryango wa Dawidi, ariko uko ugenda ukomera, uko ugenda uzamuka mu ntera, gerageza guca bugufi. Niko Bikira Mariya twigisha guca bugufi. Abenshi tugera hejuru tugakandagira abari hasi, kandi twibagirwe ko ingazi, urwego ugenda uzamuka step by step, ariko ntabwo wakwirengagiza agaciro ka step ya mbere. Ni ukuvuga ngo niba uri hejuru, itware neza ku bantu bakuri hasi, kubera ko bagize uruhare mu kuzamuka kwawe. Bikira Mariya rero, marayika arababwira tuzabyara Yezu, ari njyewe nari kujya mbimanika ahantu hose, nkagenda nambaye umupira wanditseho ngo ndi nyina wa Yezu. Ariko we yaciye bugufi kubera impano Imana imucisha bugufi. Umuntu wakiriye Imana, umuntu wakiriye inkuru nziza ko agiye kuzamuka, ko agiye kubyara Yezu, aca bugufi. Reka narabwira abagore batwite, uwo mwana utwite ni Yezu. Abenshi dutekereza gukuramo inda kubera ko twatwaye inda mu buryo tudashaka, ariko nyamara uwo mwana ashobora kuzaba ari umukiza wawe. Ibaze, njya nibaza, Bikira Mariya yaza gukuramo inda. Murabibona muri iyi minsi barimo bavuga bati ku abana b'imyaka 15 ngo kuringaniza urubyaro, n'indi deba. Bikira Mariya bamubwiye ko agiye kubyara Yezu, nyamara nta mugabo, ariko Yezu Imana yaramubwiye ati bizagenda uko Imana izi uko izabigenza. Imana izi uko izabigenza. None atangiye no kuvuga ati, atangiye no kugira gute, no guca. Ni ukuvuga ngo atwaye inda mu by'ukuri bitamenyerewe ku isi. Ubundi kugira ngo umwana avuke ku isi bisaba ngo umugabo ahure n'umugore, maze cyangwa se ingumi ihure n'umusore, bakora umwana. Ariko hano ho Bikira Mariya agiye guseba muri sosiyete. Ese ubundi ninde waguteye iyo nda? Hari ababyeyi nshaka kubwira iki. Niba ufite umwana w'umukobwa ukagira amahirwe, cyangwa se bari amahirwe, cyangwa ari murabibwira muri comments, sinzi niba ari amahirwe cyangwa se ari ikibazo, umwana atwaye inda, mu by'ukuri ikibazo ntabwo ukwiye kumubaza ngo ninde wayiguteye, ahubwo akeneye ko umuba hafi. Ako kuzukuru hari abakabuze, hari abantu babuze abuzukuru, nyamara ugize amahirwe uramubonye, utangiye gutoteza umwana wawe ngo ninde waguteye iyo nda, ngo ese ngo wajyaga kwishora mu bagabo gute? Oya, mureke umwana avuke. Uwo mwana nta muntu uzi icyo azavamo. Niba utwite uwo mwana mureka avuke. Imana yatumye abaho, izanaguha n'umugisha abeho, kandi ashobora ntuzi n'akamaro azakugirira. Mureke twizere Imana. Imana yashyize umwana wawe mu nda, Imana yashyize Yezu mu nda, izi n'uburyo izabigenza. Nawe utarabona umwana wikwirwanirira. Imana izi icyo ishaka, Imana izi igihe runaka, Imana izi impamvu, Imana irabizi. Ntabwo byatunguye Imana. Inama ya mbere tumvise kumvira Imana nta kuzuyaza. Icya kabiri ni ukwicisha bugufi. Icya gatatu ni ukugirira abandi impuhwe.
mwibuke Bikira Mariya ajya gusura Elizabeth ngo amufashe nubwo we yari atwite. Bakristo bavandimwe, urukundo nubwo atwite, nubwo ari mu rwo rujijo, nubwo abitse ibanga rya Yezu, ariko ntibimubujije kujya gusura abandi, inshuti ze, kugirira abandi impuhwe. Ese komeze gutya inshuti yanjye Elizabeth, ese kutuye Rusizi, kutuye Nyaruguru, inshuti yahari ibayeho ite? Ese ujya ufata akanya ukajya gusura umuvandimwe, ukajya gusura inshuti? Nyamara telefone yarabikemuye nubwo yabyishe. Telefone iyo uvugishije umuntu muri iki gihe wumva ko wamugezeho, ariko nyamara akeneye kukurebaho, akeneye kugukoraho, akeneye kongera kumva ijwi ryawe live, murebane mu maso. Rero kugirira abandi impuhwe, aratwite nyamara agiye gusura undi utwite, agiye gusura undi utwite. Ubundi yagakwiye kuvuga ati ndumva nameze neza, indiri kumberera nabi, ndarwaye, ishobora no kugera mu nzira ikavamo nkikubita hasi, ariko ibyo byose arabyirengagiza kubera ko azibanga agiye kurisangiza Elizabeth. Niba wakiriye Yezu Kristo, niba wakiriye inkuru nziza, ntabwo ukwiye kuyihererana, genda uyibwira abandi. Bikira Mariya afite ibanga na Yezu, afite ibanga n'Imana ry'uko azabyara umucunguzi. Rero Bikira Mariya nadufashe, we watwaye Yezu mu nda ye, atwigishe guhereza abandi Yezu. Tureke kubahereza amatiku, tureke kubahereza ibitutsi, tureke kubahereza ibintu bibi, tureke kubahereza imivumo, ahubwo tubasabire umugisha. Utwaye Yezu akunda abandi. Genda usure mugenzi wawe, genda usure umuntu, ufata agati ugende umurebeho, mumarane munsi ibiri. Nubwo waba unafite urugo, Bikira Mariya yari afite urugo nawe ko yazi kose ntiyarakiri ntabwo yarakiri iwabo, ariko abivuga gutya, ariko ni ukubicukumbura neza, ashobora kuba yaratwariye inda iwabo. Buriya Bikira Mariya ashobora kuba yaratwariye inda iwabo, ariko batwereka ko Yezu ajya kuvuka yabanje no kugenderera Yozefu. Nta bukwe tubona bwabaye, ubukwe ni bwiza, ariko bya bindi byose ngo umugabo iki, ariko bari baziranye. Ntabwo yatwariye inda iwabo, yari kumwe na Yozefu, ariko nta bukwe, nta kumugaragaro ngo barashyingiranywe. Oya, yari yarasabwe. Yozefu asa n'ujijisha, n'ubwo ati se bizagenda gute, aramusura mu nzozi, pafu, aramubwira ati witinya kuzana, mbirimo. Rero bavandimwe, kugirira abandi impuhwe, nubwo yari ababaye, nubwo ntabwo yari ababaye, ariko yari akuriwe, yari ananiwe, agiye gusura undi mubyeyi nawe uri mu bibazo, nawe utwite. Umugore utwite aba ari soft cyane, aba afite n'ibyago byinshi byo kuba yabura ubuzima, ariko Bikira Mariya yaragiye, noneho agiye asanze inshuti ye, kuyibwira ibyishimo ifite, kureba uko ameze, kureba uko bimeze. Tugire umutima wo gukumbura abantu, dusure inshuti zacu, zaba zishimye, zaba zibabaye, dufate akanya tubasure aho bari. Dusure abarwayi kwa muganga, dusure abantu bafite ibibazo cyangwa se banishimye, ariko Bikira Mariya hano aratubera urugero rwo kugirira abandi impuhwe. Ntitwirebeho, agiye gusura Elizabeth, ariko nyamara nawe akeneye gusurwa. Nubwo akeneye gusurwa, ariko nawe asuye abandi. Aho gukenera gukundwa, kunda abandi, ahubwo gukunda nibyo byiza, nibyo biryoha kurusha
gukundwa. Isomo rya kane ni ugufasha mu gihe cy'ubukene, igihe byaducanze, igihe abantu byabayobeye. Tumwibuke mu bukwe bw'Ikana. Mu bukwe bw'Ikana yararebye, araranganya amaso, ahita abona ikibazo, ahita agenda ati nta divayi bagifite. Abwira Yezu nta divayi bagifite, nta divayi bagifite. Divayi ubundi mu muco w'Abagereki, divayi ubundi yasobanuraga ibyishimo. Uzarebe n'agacupa, abantu iyo banyweye agacupa barishima, mu by'ukuri barishima. Ntabwo agacupa wanyweye fanta cyangwa iki, ariko iyo abantu basangiye barishima, bari mu bukwe. Ati nta divayi bagifite. Wahise abiromarika, ahise abibona, ahise abona ikibazo, ntawakimubwiye, wararebye. Nyamara twebwe tugiye ahantu mu bukwe dutaha tuvuga tuti yari yambaye ikanzu idahenze, yewe ubukwe bwagenze nabi, ntitwariye ngo ibiki, ngo bagiye batetse ngo ibintu bitagize, dukritika. Mu gihe we yaragiye abona ikibazo, ahita agitura uwo kugikemura, ahise akibwirira Yezu directly. Wowe ubonye ikibazo kuri mugenzi wawe, wowe ubonye ikibazo, ubonye abantu nta byishimo bafite, ubigenza ute? Nyamara kenshi duhura n'abantu akakubwira ati ngo kana kandi runaka ngo baraye barwanye. Niba utagikemura gicejeke. Kubwira abantu ko abantu baraye barwanye se birafasha iki? Bwira Yezu. We abonye ikibazo, ahise akibona, ahise akibwira Yezu. Muvandimwe, niba umugabo aguhondagura, niba umugore akumereye nabi, niba abana barakunaniye, niba warananiye abana, niba ababyeyi barakunaniye, bibwire Yezu. Yezu niwe kubikemura. Nuza kubimbwira nk'umwana w'umuntu, ndabibwira abantu, ndakureka, urabisanga bimanitse. Bisobanuye ko rero Bikira Mariya icyo twigisha gufasha mu gihe cy'ubukene. Niba umuntu agutakiye ngo mbabarira, nguriza, dore twaburaye, mufashe direct. Niba bikunaniye kumufasha, muteze Yezu, mubwire Yezu. Yezu aramufasha. Ariko kandi nuko Bikira Mariya, nuko Mariya buriya yabuzi, nuko yari azi ko Yezu ashoboye byose, yaramwizeye. Yari azi ngo umwana wanjye ndabizi, ni Imana yigize umuntu, ndabizi. Gufasha mu gihe cy'ubukene. Mureke niba umuntu atwegereye atuganyira, cyangwa se mu gihe amaze kubibona ikibazo, hita ugira gute, hita ugikemura. Niba umuntu agusanze agakomanga akagusaba ibiryo, wimubwira ngo yambaye imyenda inuka. Oya, icyo akeneye ni ibiryo, muhereze, mugaburire. Wimusengera. Umuntu ukwatse ibiryo ntabwo umusengera, mugaburire. Ibindi byo kwambara neza, byo kuba nuka, byo kuba adakaraba, ntabwo ari ikibazo afite. Uwo icyo agusabye ni iki? Ni ibiryo, mugaburire. Dufashe abakene, dufashe abo tubona bafite ibibazo. Si ngombwa ngo bavuge. Hari abantu bajya kumva umuntu kugira ngo bamurebe, bamushake ikibi, bamushakeho ikintu kibi. Ariko dushaka abantu b'ikintu kibi, ariko tugamije kugira gute, kugikosora. Niba umuntu atuganye akennye, hari icyo dushakaho. Niba tugeze ahantu tukabona hari ikitagenda, reka dushake igisubizo. Nibyanga tubwire Yezu. Tubwire Yezu. Target. Tubwire Yezu. Aho yamubwira umuntu ikibazo cyawe, bwira Yezu. Bwira Yezu. Cyangwa ntabwo agiye ngo abiteze, ngo aguteze abandi. Ntabwo iyo yarabigumanye agenda abwira ugomba kubikemura. Isomo rya gatanu ni ukwihangana mu mibabaro. Yabaye hafi ya Yezu kugeza ku musaraba, ntiyamutererana nubwo byari bitoroshye.
kwihangana mu mibabaro. Tujya duhura n'ibibazo runaka tukiheba, tugashaka kwirwanirira, ese bizagenda gute? Ariko Bikira Mariya aratwigisha kwihangana mu mibabaro. Turamubona munsi y'umusaraba, bari kumwicira umwana, bari kumwica ntacyo yakora, bari kumukubita amahwa, bari kumujombagura imisumari, ariko we arihangana, yizeye Imana. Kwizera Imana bidufasha kutirwanirira, kudahungabanywa n'ibiri kutubaho. Yaba ari muri iki gihe ukabona bari kukwicira umwana, nawe uhita ufata inkota cyangwa se ukagira umujinya ugashaka kwihorera. Ariko Bikira Mariya aratwigisha kwihanganira ibitugerageza. Byose Imana irabizi, Imana irakuzi mbere y'uko wimenya. Umwana arakunanira ugahita utangira kumutuka ukamujugunya, umubyeyi biranga ugatangira oya. Twihangane mu mibabaro duhura nayo, mu bibazo duhura nabyo kuri iyi si, mu buzima bubi turimo, cyangwa se ibyo turi guhura nabyo byose dukwiye kugira gute? Kubyihanganira. Ntabwo ari impanuka. Uwo yizeye nyuma y'umubabaro ikizabaho, we ntabwo areba uyu mubabaro, oya, we azi nyuma y'umubabaro hazaba iki? Hazabaho izuka. Yesu azazuka. Bavandimwe, nta pasika itagira uwa gatanu mutagatifu. Niba ushaka kugera kuri pasika, banza unyure ku wa gatanu mutagatifu. Ntabwo ushobora kuzuka utabanje gupfa. Rero mu gutinya urupfu urimo uratinya n'izuka. Mu gutinya urupfu urimo uratinya n'izuka. Kugira ngo uzuke, emera urupfu. Bashaka kugera mu ijuru batapfuye, ntabwo byakunda. Mureke twihanganire imibabaro. Nyuma y'imibabaro habaho ubuzima. Après les échecs, la vie continue. Nyuma y'ibibazo, iyo wizeye Imana, ntabwo ibibazo bigira gute? Biguhungabanya. Wowe ubuzi ijambo wavuganye n'Imana, wowe ubuzi icyo ushaka, wowe ubuzi akamaro k'ijambo. Iyo ubitse ijambo mu mutima wawe, ijambo yabwiwe na marayika Gaburiyeli, ijambo wowe iyo ufite ijambo mu buzima bwawe wavuganye n'Imana, Imana yakubwiye, ntabwo ugomba kwita ku mibabaro uri kugira. Nyamara shitani ishaka ngo tuhange amaso ku bibazo bitume twiheba, twumve ko Imana itatureba, ariko Imana yo ishaka ko twibanda ku bisubizo. Niyo mpamvu ibibazo biza, iyo uzi ko nyuma hari igisubizo, uzareba igihe cy'ibizamini ukuntu uba ufite ubwoba, ariko bimaze kubona bireti imeze neza, urishima. Mureke rero kugira ngo tuzabone ijuru, biradusaba guhura n'imibabaro kandi ntiduce intege, nk'uko Bikira Mariya munsi y'umusaraba yagendanye na Yezu paka ku rupfu. Baragendana, azibanga. Yari afite ibanga rero. Tujye tugira ibanga. Isomo rya gatandatu ni ukubika no kuzirikana amagambo y'Imana. Bibiliya ivuga ko Bikira Mariya yabikaga ibyo byose mu mutima. Yashinguraga byose. Wamutuka ntiyagusubize, wamubwira ijambo byose akabyakira, kubera ko yari azi ijambo ry'Imana. Ese wowe uzi ijambo ry'Imana? Wavuganye n'Imana? Ese uvugana nande? Ese wavuganye iki na Yezu mu ijambo ry'Imana? Twitoze ngubu ijambo ry'Imana riba muri Bibiliya ndetse no mu bantu b'Imana. Ese ijambo ry'Imana urarikurikiza? Ese hari iryo witwaje? Kuki ugira ubwoba niba ufite ijambo ry'Imana? Imana yaravuze ngo humura. Ibyo nifuza kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza. None uragira ubwoba bw'iki? Shitani iraduhuma amaso kugira ngo tutabona ububasha bw'Imana, twumva ko Imana nta ntege ifite, maze twirwanirire. Niyo mpamvu ugira ikibazo ukabura ibyo kurya mu rugo,
ugashaka kujya kwiba, ugashaka kujya kwiba, ugashaka kujya kubeshyera abandi, ugashaka kujya guhuguzanya. Mureke tureke kwirwanirira, tubike kandi tuzirikane ijambo ry'Imana. Iyo usoma Bibiliya ikakubwira ngo nzagukomeza, humura, nzabana nawe, naguhaye umugisha, nzaguha umugisha n'abazagukomokaho bose. None niba uzi ko iryo jambo ryanditse muri Bibiliya, kubera iki ugira ubwoba? Kubera iki wiheba? Shitani ntarekeraho ko kwihebesha, ahubwo wakire Yezu Kristo mu buzima bwawe, mu ijambo rye. Aho duhurira n'Imana ni he? Rero twige kuzirikana ijambo ry'Imana. Kristo yasinze urupfu, Kristo ni muzima, Kristo yarapfuye arazuka. Nanjye niyo mpamvu ndakwiye kugira ubwoba bw'urupfu, kubera ko nzi ko nyuma y'urupfu nzazuka. Isomo rya 7 ni ugukomeza kwizera mu bihe no mu bihe bigoye. Nta gushidikanya, nubwo atamenyaga neza uko bizagenda, ariko ntabwo yashidikanyaga. We yizeye Imana, yakomeje kwizera nubwo wanyura mu bintu byinshi. Erega n'impamvu bigenda nabi rimwe na rimwe, dushaka kwirwanirira. Buriya shitani ishaka kutubwira ko Imana ari fake, ko Imana mutari kumwe, ko Imana idashoboye. Niyo mpamvu ugira ubwoba, niyo mpamvu wiganyira, niyo mpamvu witotombera Imana. Ariko mu by'ukuri Bikira Mariya nadufashe, tumwigireho gukomeza kwizera no mu bihe bigoye. Shitani ireke kuduhumya amaso, itwumvise ko Imana itakiba ku isi, itwumvisha ko Imana itakibaho, itakwegereye, ntabwo igukunda, ntabwo muri kumwe. Oya, shitani niwe ukubwira ngo ihebe, gira ubwoba. Ariko umuntu ufite Imana, umuntu ufite ijambo yavuganye n'Imana, azi neza ko Imana itabeshya, ntiyiba, ntitukana, ya mategeko yose irayubahiriza, ni nayo nyirayo, irayazi. Rero Imana yacu ntihemuka, Imana yacu ntihinduka, ndetse n'iyikubabariye iribagirwa. Imana ikubabariye irakweza koko, ikakubabarira ikubabariye. Nyamara shitani irakwibutsa ngo wakoze ibyaha, ati cyane ugakomeza yo gusaba penitensiya. Ibyo byose rero ni Imana igomba kubidukiza, ikatwumvisha neza ko nako twiyumvisha ko turi kumwe nayo, kandi koko nabyo ntabwo ari ukubyiyumvisha, Imana turi kumwe. Isomo rya 9 ni ukuba urugero rw'isengesho. Urugero rw'isengesho turamubona Kana arimo arabwira Yezu, gusha ku ngingo. Akenshi tujya imbere y'Imana ngo Mana, ngo warakoze kuntwarira umugabo. Imana izi neza mu mutima wawe, ubupfakazi ni bubi, ubupfakazi buraryana. Kurera umwana akaba ikirumbo biraryana, ariko we kugenda uyibwira utugambo tw'uburyarya. Wapi, Bikira Mariya tubera urugero rwo kugusha ku ntego igihe dusenga. Ubwira Imana uti narababaye, umutima urakomerewe, simbyumva, sindiyakira, umugabo wanjye yaragiye, abana cyangwa se ibibazo bigeze gute, inzu yanjye barayiteje. Nyagasani, bwiza Imana ukuri, kubera ko na mbere yuko utangira kuvuga, Imana ibibizi ibyo ukeneye. Mu gihe dusenga tugushe ku ntego, tureka kubindyarya. Umuntu wamuryarya bigakunda, ariko Imana ntabwo ari nk'umuntu, ntabwo wayibeshya. Imana irakuzi uwo uri we wese, n'ibitekereza hose no mu mutima irahareba. Rero yibwiza ukuri, bwira Imana uti nta divayi bagifite. Nyamara iyo biza kuba ari mu Rwanda cyangwa se mu muco wa Kinyafurika, washobora kubwira Imana ngo nyine ukuntu bigenze, ati tugize gutya, muri twe twateguye amakesi 2, none abantu babaye 100. Rero sinzi ukuntu biri bugende, niba hari ukuntu wagira
nguriza bigenze guta. Oya, bwira Imana uti nta divayi bagifite, twashiriwe. Ariko abantu dushaka kwiyemera ngo utegure ubukwe bw'ibitangaza utazashobora kwakira. Bikira Mariya aratwigisha kumenya uwo tubwira, kandi urugero rwo gusanga twibwirire Yezu gusha ku ntego. Pafu, nta divayi bagifite, nta divayi. Nicyo kibazo cyari gihari, we yakibonye batanakimubwiye. Nta divayi bagifite, kandi kwari ko kuri divayi. Kuki dusenga mu kinyoma? Kuki dusenga mu kinyoma? Kuki twirarira? Kuki dushaka kwerekana uko tutari? Yezu niwe wenyine utaguseka. Njyewe ushobora kumbwira ibibazo byawe ngaseka, ariko nyamara Yesu yumubwiye ibibazo byawe, icyo akora agutega amatwi ndetse akakumva, yewe akanagusubiza. Yezu arumva akanasubiza. Gukomeza kuba urugero rw'isengesho. Mureke mu gihe dusenga tubwize Imana ukuri, kuko n'ubundi izi ibyo dukeneye mbere yuko tubisaba. Tubwire Imana uti niba nta mugabo ufite, bwira Imana uti nta mugabo mfite. Yishobora no kubwira ati ntawe ukeneye, ntawe nzaguha, ariko urugero ubwira Imana ngo nshaka umugabo. Oya, bwira Imana ikintu ubuze, igiteje ikibazo ni iki, ko ushobora kumugira akazakubera impamvu yo kurimbuka. Bwira Imana uti nta byishimo mfite, nta mafaranga mfite, nta kazi mfite. Bwira Imana, irakumva. Bwira Imana. Rero iyo umuntu ari indyarya agira ngo n'Imana ni indyarya. Uwifitemo ubugurube abubona mu bandi. Kizakwereka kuri imbwa ni uko ubona abandi ari imbwa, ntabwo ari byo mu by'ukuri. Iyo uri umubeshyi ugira ngo n'Imana irabeshya, ariko kandi uko iyo wiyeretse Imana, uko ukeka Imana iri, ni nako iri. Niba muri wowe umutima wawe udashobora kubabarira umuntu wagucumuyeho, nawe niko nukora icyaha uzajya wumva Imana hari iki kiri kugushinja, nyamara warakihanye. Mureke tube urugero rw'isengesho. Dusenge, tubwize Imana ukuri. Ubwire Imana uti nta kazi mfite, aho kubwira Imana uti nshaka akazi. Oya, mubwire ikibura. Nta byishimo mfite, nta gahinda, nuvuga Imana nta nubwo ishaka ko tufokasinga ku bibi, ngo mfite agahinda, ngo nagize ibibazo, banyirukanye ku kazi, nagize ubushomeri bwinshi. Oya, aho ngo uvuge ngo banyirukanye ku kazi, bwira Imana uti nta kazi mfite. Tugushe ku ntego, gusenga amasengesho y'iminsi 80, wiyereza utarya utanywa, ujya uzamuka imisozi umanuka indi. Oya, nta divayi bagifite. Gusa ese usenga gute? Ntabwo usenga kugira ngo bakubone, ntabwo ujya ku rusengero kubera ko waguze agakanzu keza cyangwa se agapantaro keza, ntabwo ujya gusenga kubera ko ushaka ko bagufotora. Oya, Imana iratuzi. Imana ntibeshyeka, Imana ni ukuri. Bwiza Imana ukuri uti nta mugabo mfite, nta mwana mfite, nta mugore mfite, nta kazi mfite, nta mafaranga mfite. Ikintu cyiza udafite nicyo ukwiye kubaza, kubwira Imana. Isomo rya 9 ni ukuba umubyeyi utabara. Babyeyi, yareze Yezu mu rukundo, amurinda ndetse akamutoza n'inzira y'Imana. Kuba umubyeyi utabara. Mureke dutabare, mureke dutabara abantu.
Gaburiyeli aramubwira ko azabyara Yesu, yarazi neza ko agiye kubyara umucunguzi. Byara umucunguzi. Ni kangahe tumva ngo ababyeyi ari gukuriramo umwana we inda ngo ntashaka guseba ngo yikuremo, uri kwica umwana w'umuziranenge. Ese ujya gukora icyo cyaha umwana ajya kubaho hari uwo yagishije inama, none se kuki ushaka kumwica? Bikira Mariya aratubera urugero rwo kuba umubyeyi utabara, wazi neza ko uwo mwana ari umutabazi, ari umucunguzi. Rero yaremeye Imana imunyuraho kugira ngo icungure abantu. Tuba abantu batabara. Niba ufite ikintu cyacungura abantu gikore. Niba ufite ikintu cyatabara abantu gikore. Nibitaba ibyo ngibyo nutanyurwamo n'Imana uzanyurwamo na shitani. Nutemeranya Imana igukoresha, shitani izagukoresha, kandi nigukoresha uzarimbuka. Abivuga nigendera ku mubyeyi utabara.